Yesu ashimwe, ni njyewe Apostle Ukurinkunda, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, ubarizwa muri minisiteri yitwa Ukurinkunda International Ministries. Nagira mbabwire ko tugiye gutangira inyigisho yitwa kumenya ukuri kw'Imana mu bibazo duhura nabyo buri munsi. Mbese Imana ibivugaho iki? Ibibazo duhura nabyo bimaze iki? Muri make ni inyigisho igiye kwerekeza ukuri kw'Imana mu bibazo duhura nabyo mu buzima. Rero nzajya nohereza buri video buri munsi kugeza aho turangije. Bizamara iminsi 10. Ubwo rero buri munsi nzajya nohereza audio, kandi mubishoboje mubisangize n'abandi batari muri minisiteri, kugira ngo bibashe kubahesha umugisha. Imana ibahe umugisha. Rero nizere ko hari icyo tuzakuramo kandi bizatugirira akamaro mu rugendo rw'ino si, cyane cyane nk'abakristo. Buriya abakristo twebwe dufite uko tugenda, uko twumva ibintu, uko tubona ibintu, n'uko dukora ibintu, n'uko tubayeho. Ntabwo tugenda nk'ab'isi, ntituvuga nk'ab'isi, ntitwikora nk'ab'isi, ntidukora nk'ab'isi, ntabwo dutekereza nk'ab'isi, nta nubwo decision zacu, mbese amahame n'amadecision dufata agomba kugenda nk'ab'isi. Twebwe dufite uwo tureberaho, uwaduhaye inzira akatwereka ukuri n'ubugingo, uwo akaba ari Yesu Kristo. Rero amahame yacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi, bitewe n'aho Imana iba yaragushyize. Nimba uri umukobwa, ukamenya amahame y'umukobwa w'umukristo agenda ate, yitwara ate mu kazi, yitwara ate mu rugo, yitwara ate mu buzima busanzwe, mbese mu buzima bwose uhura nawe, waba umusore, waba umugabo, waba umugore, buri muntu wese afite amahame Imana iba yarashyizeho kugira ngo tube abakristu, twerekane ko turi abakristu, kandi twere imbuto z'abajya mu ijuru, z'abihannye by'ukuri. Rero aho turi hose tumenya ko twebwe nk'abakristu dufite identite nshya, twavutse bundi bushya, vuga mu bitekerezo, imyitwarire, ibyo dukora byose bigomba kujyana n'abavutse bundi bushya, n'abihannye by'ukuri. Bivuga ngo dushyira Imana imbere, n'iyo byatubabaza, n'iyo byasaba ko twigomwa, n'iyo byasaba ko twemera tukigoma, mbese tukabura ibyacu, ariko iby'Imana bikaboneka. N'icyo Imana idusaba muri make ni ugupfa, Yesu Kristo akazuka muri twe. Rero abo nibo bavutse bundi bushya kandi bihannye by'ukuri. Amen. Bemerera kwera imbuto mu gihe cyose, waba ubyumva utabyumva, wabisobanukirwa utabisobanukirwa, ariko ukavuga uti sinyiriho, Yesu Kristo n'uriho, n'ungenga, nkora ibyo ambwiye, nkora ibyo ijambo ryayo rimbwiye. Abo nibo bavutse bundi bushya. Kuko benshi tuvuga ko dukijijwe, ariko wapi? Hari abapagani mu rusengero, hakaba n'abanyedini. Abapagani nyine ni babandi bavuga Imana ku munwa, ariko imitima yabo idahari. Abanyedini nabo ni abakunda Imana bafite ibyo bayishakaho, mbese nta rukundo rw'Imana by'ukuri. Tuvuge wishakaho amafaranga, wishakaho ubuzima, ubibonye ukayivaho, wewe ntabwo wakijijwe. Abo ni ba Yuda baba bari mu rusengero. Rero twirinde cyane. Ubu ni igihe cyo kumenya, cyo gusenga, ugasengana n'ubwenge, kandi ugashishoza, kuko turi mu bihe bigoye, ariko ni n'ibihe byiza byo gukizwa. Amen. Rero iyo nyigisho igiye gutangira, wumva rwose akeneye kumenya ukuri kw'Imana mu bibazo duhura nabyo buri munsi, kugira ngo Satani adakomeza kutubeshya no kudutsinda, kuko niho benshi bari gutsindirwa kandi byumvikana, ariko hari na benshi bari kuhatsindira. Buriya nimba hari abatsindwa, n'abatsinda barahari. Amen. Rero ndabifuriza kuba mu batsinda, kugira ngo wa munsi Yesu naduhamagara azavuga ati welcome faithful servant. Bivuga ngo
kaze neza umukozi mwiza wakoze neza, ngira ngo nuko rero Imana ibaha umugisha. kandi nyuma y'inyigisho umuntu afite igitekerezo cyangwa afite ikibazo, ntuzagire ikibazo cyo kunyandikira cyangwa cyo kubaza cyangwa ushaka gusengerwa kwihana, nabyo ni ngombwa, kuko buri ijambo ry'Imana riza kugira ngo ridutyaze, riduhindure, riduvane hamwe ritujyana ahandi, ngo ariko hahirwa abumva icyo Mwuka Wera abwira itorero. Rero kumva ni wowe, kubyumvira ni wowe, no kubishyira mu bikorwa ni wowe. Ntabwo biza ku gahato, decision iva kuri wowe, kandi icyo uzahinga nicyo uzasarura. Yesu abaha umugisha rero, ndabashimira umuntu wese wifatanyije natwe muri ino nyigisho. Imana ibaha umugisha, kandi mwitegure kwakira no kubohoka. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yari Apostle Ukurinkunda, uri muri minisiteri ya Ukurinkunda International Ministries. Ushaka kuwifatanya natwe yanyandikira kuri 1-6-2-6-5-3-6-1-3, ukandika ko ushaka kubana natwe muri iyo nyigisho, tukakongeramo muri WhatsApp. God bless you.